twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Urutonde TV. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe filimi nyarwanda yitwa Umuturanyi. Uyu ni umwanya twabageneye aho tuganira kuri filimi nyarwanda, tukavugamo abakinnyi bayikinamo, tukavuga kuri izo filimi uburyo zikunzwemo cyane. Filimi nyarwanda, uru ni uruganda rwa sinema rutangiye mu gihe gito, ariko kuri ubu ubona rugenda rwiyubaka uko bwije n'uko bukeye. Kuri ubu ngubu tugiye kuvuga kuri filimi yitwa Umuturanyi, filime y'umugabo witwa Clapton Kibonge, akaba akina muri iyi filimi yitwa Gatogo. Gatogo aba afite umuturanyi bita Brenda aba ari umuturanyi wa Gatogo. Muri iyi filimi hagaragaramo abantu benshi batandukanye, twavuga nk'uwo bita Musebeye, tukavugamo abakinnyi benshi batandukanye, harimo umukinnyi wakunzwe n'abantu benshi cyane, uwo bita Rufonsina akaba ari umukinnyi wakunzwe n'abantu benshi bitewe n'uburyo akina avuga ururimi rw'ikigoyi, ukumva ni ibintu biryoheye amatwi, binyuze amatwi. Rufonsina yaje agaragaza itandukaniro muri filimi nyarwanda. Uyu mukobwa Rufonsina akina neza, umukobwa uzi kwisanisha na filimi, ndetse azi kwisanisha n'umukino agiye gukina. Kuri ubu ngubu iyi filimi yarangiye sizoni ya mbere, ikaba iri hafi gutangira sizoni ya kabiri. Nahawe nahanjye ngo turebe Umuturanyi, dore ko ari filimi nziza cyane gushishikariza kureba.